Haleluya. Reka twese tuzabona Imana icyubahiro. Haleluya. Anyihanganira akoresha si byose murabimva basikazi uri inyuma nawe Imana yo kw'ijuru y'umugisha batanzi nitwa Regis Nyamvunga wa Kristo w'itorero rya Edeni umukristo. Haleluya. Kandi amena amena. Hanyuma nshimye Imana ko ari igihe tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Gitondo nabwiye abakristo itorero iteraniro ko nubatse bongera kundeba kandi nk'uko bandebye ubwa mbere ntibakwiye. Nababwiye ko nubatse basigara bibaza abana bakana, ariko igihari ni uko twubatse kuri Kristo. Haleluya. Kristo niwe rutare twubatseho, inzu zacu ntizigeganyezwa keretse utamwubatseho nyine, sibyo? Kubera ko Imana iyo igiye kukubura iyo watangiye kumutakaza ntumenya aho wubatse, umenya uwo wubatse. Munyemerere dusome abafite Bibiliya mu Baroma igice cya mbere. Bandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 28. Ndasoma cyane yangane ni igice cya kabiri umurongo wa 28. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umuyuda nyakuri uwo ari we. Haleluya. Kandi teme yacu uyu munsi ni umuyuda nyakuri ni ikibazo twese twibaza. Ninde ukwiye kwitwa umuyuda nyakuri? Ese umuyuda nyakuri arangwa iki? Umuyuda nyakuri ni nde muri rusange? Hanyuma umurongo wa 28 haravuga ngo kuko ugaragara ko umuyuda ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa ugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri. Ahubwo umurongo wa 29 ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka utari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana. Haleluya. Ndasubiramo. Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri. Ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka utari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana. Akire neza ijambo ry'Imana. Umuyuda nyakuri ni Bibiliya imaze kutubwira ko umuyuda nyakuri ni uwagize gukebwa ko mu mutima, gukebwa k'umwuka, gukebwa kutari uk'umubiri. Hariya kwa muganga abahungu barabizi, gukebwa kw'abahungu ko ku mubiri biragaragara, biraboneka. Mu gihe cy'Abayuda icyerekana ko umuyuda mu myizerere yabo yari we nyakuri, ku bwabo kwari uko umuyuda wese yabaga yarakebwe. Amen. Hanyuma Pawulo we aza kuza bavuguruza, ababwira ko gukebwa nyakuri atari uk'umubiri, kubera ko nubwo bari barakebwe batwarwaga n'amategeko. Ku bw'amategeko bo bakagira ibintu byinshi cyane bica aho kugira ngo babikize. Ariko Pawulo arababwira ngo utarakebwe ku mutima uwo ntabwo ari umuyuda nyakuri. Gukebwa
nyakuri, nta gukebwa nyakuri. Kuba umuyuda nyakuri ni ugukebwa ku mutima, ni ukureka ingeso za kamere. Ni byinshi cyane yavugaga ahangaha abayuda bakoraga muri icyo gihe. Haleluya. Uyu munsi impamvu mvuze ngo iri jambo nijye nawe riziye ni uko twese dushobora kuba tuboneka ahangaha mu iteraniro, tukaboneka mu itorero, mu mirimo itandukanye y'itorero, nyamara gukebwa nyakuri kutari ku mitima yacu ahubwo kuri ku mubiri. Sibyo? Twe tukaza tukagaragara ko turi gukorera Imana, tukaza ugaragara ahangaha ukaririmba, ukaza mu iteraniro ukatendinga, ariko umutima wawe udahamanye n'ibyo uri gukora. Haleluya. Mana yo kwishuri dutabare. Hanyuma gukebwa nyakuri ni ugukebwa n'umwuka. Mwuka wera iyo yakugendeye byinshi cyane birahinduka mu buzima bwawe. Iyo ufite kwera kw'Imana muri wowe byinshi cyane birahinduka mu buzima bwawe. Ntabwo bihinduka kuba bibi, ahubwo bihinduka kuba byiza. Haleluya. Tweho turacyari amaraso mashya, turacyari urubyiruko. Nakunze kujya bivuga cyane, ngira ngo ubushuti bwo twarabiganiriye, ariko mubyitegereze mu bihe bitambutse, niba ari uko ntabwo byutse muri mu itorero, si twe gusa ahubwo n'ababyeyi bacu biragaragara. Kubera ko akenshi iyo tugiye mu ijambo ry'Imana, mu busanzwe, uretse uyu munsi mbona ko Imana yo mu ijuru gukora ibintu, mu busanzwe twajyaga mu ijambo ry'Imana ugasanga umwe anyuze aho, umwe anyuze hariya. Iyo kwera kw'Imana kutakiri muri wowe, iyo utakebwe n'umwuka umutima, ntabwo wumva ko ijambo ry'Imana rifite agaciro. Iyo utakebwe muri wowe, iyo utakebwe mu buryo bw'umwuka, ntabwo ushobora kumenya yuko Imana yo mu ijuru iri ahangaha uyu munsi wa none. Ahubwo ukora igishoboka cyose ugahunga, kubera ko ntabwo uba ukiyoborwa n'umwuka, uyoborwa n'ingeso za kamere, uyoborwa n'umwuka wa Satani. Imana yo mu ijuru turengere. Uyu munsi urubyiruko turimo, ni twebwe priorite, Satani ni twebwe target yiwe, ni twari kureba kurusha ikindi cyose, kubera ko ni twebwe itorero ryubatseho, ni twebwe itorero ry'ejo hazaza. Ababyeyi bacu barakoze mu bushobozi bwabo, sibyo? Barakoze uko bashoboye kose. Ahagezwe ni ahacu kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Ariko igihari ni kimwe, ese turiteguye? Twagize gukebwa ko mu mutima. Iyo ubonye mu murimo w'Imana hari ibiri gupfa, hari uko ugira ifuhe, hari uko ugira ubabazwa n'uko mu murimo w'Imana byapfuye. Iyo ubonye mugenzi wawe atari kugenda neza, ubabazwa n'uko mugenzi wawe atagenda neza, cyangwa ubifata nk'ibisanzwe ukumva ko ntacyo bivuze. Ijambo ry'Imana nibyo byabwiye ngo iyo mwapfushije murarira, niko Uwiteka arimo yishyura Abisirayeli. Iyo mwapfushije murarira, mukababazwa n'abandi bapfuye. Atari ko iyo ngewe napfushije ntawe ubyitaho. Haleluya. Icyo Imana yashakaga kuvuga ni uko mu itorero niba urugingo rumwe ruvunitse, twese turi ingingo zungikanye muri Kristo. Si byo twese turabizi. Ibyo ntitubizi ko mu murimo turi ingingo zungikanye se. Hanyuma iyo urugingo rumwe ruvunitse, wowe ugasigara uri uwo guca imanza gusa, urimo urabara runaka yatwaye inda, Yesu we uriya mukobwa ni ikigori cy'uriya mukobwa, ariko n'ubundi twarabivugaga, twarabibonaga. Mbere y'uko ubibona watekereje iki? Waramusengeye, waramuganirije bijya kuza, hari inama wamugiriye. Niba ntacyo wakoze, umenye ko ubabaje Imana. Imana ibabajwe n'umwana wayo upfuye mu buryo bw'umwuka, wowe unejejwe n'uko mugenzi wawe agiye. Ibyo murabizi ko ari umushinyaguro, si byo se? Hanyuma iyo wakebwe rero ku mutima, iyo uri umuyuda nyakuri, iyo uri umukristo nyakuri,
ubabazwa nuko mwene data mwene so aguye, ugakora uko ushoboye kose kugira ngo wongere umuhagurutse. Muri uru rugendo turi intwara, igihe cy'intwari cyararangiye, sibyo? Tugeze mu gihe cy'intwarane, aho mugenzi wawe acika intege ukamuhagurutsa akakwishingikiriza mukagenda. Ariko niba bari kugwa tugasigara tubareba, tugaseka, tukigendera, kuri ubu ngubu haje ibintu bitangaje, imbuga nkoranyambaga zishe ibintu byinshi cyane. Mu gitondo ikintu kiraba kuri mwene so ugasanga ari ku mbuga nkoranyambaga barimo bakagiza akamimu. Rero iyo yageze hariya ukabireba guseka ukekwaho mu mutima kubavuga kubera ko Imana muri wowe kubakwanya. Ni ryari rero uzamenya yuko uri umuyuda nyakuri? Ni ryari uzamenya ko kubera ko Imana kuri muri wowe? Ni ryari uzamenya yuko wakebwe umutima? Ni igihe cyose ugendana imbuto z'Umwuka Wera, sibyo? Izo dusanga mu Bagalatiya ngira mu bice 5:22. Icyo twariho tuvuga nuko umuyuda nyakuri akwiriye kwera imbuto z'Umwuka Wera, kandi twese turazizi. Muri Sunday School bahora bazivuga, babashije kunyuramo, n'ahangaha twarabivuze kenshi, ngira ngo abavugabutumwa batunyuze imbere bose bagiye bazivuga. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero kugira ngo dukomeze tugire kwera kw'Imana muri twebwe, nuko dusabwa kugendera imbuto z'Umwuka Wera. Mwene so ubonye agize ikibazo, wiba uwa mbere mu kumutaranga, wiba uwa mbere kumushyira ku karubanda, ahubwo uwa mbere kumuganiriza no kumukosora, sibyo? Haleluya. Hanyuma turasabwa twese turasabwa kuba umurunga, cyangwa se kuguma tuziritswe ku mugozi umwe w'urukundo. Uko byagenda kose, Imana yo mu ijuru iratwishima, Imana yo mu ijuru iradukunda, Imana yo mu ijuru iradushaka. Igihari ni kimwe, wowe urinde, urumva ushaka gukorera Imana, urumva ushaka kuyoborwa n'Umwuka Wera, urumva ushaka kugirirwa imbabazi n'Imana, ukeneye ko kwera kw'Imana kubana nawe. Haleluya. Hamba ingeso zose za kamere, hamba ibyagutandukanyaga n'Imana byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ntabwo ari bose, ni twese, sibyo? Bibiliya yivuga ngo bose, ariko ni twese, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ariko mu Baroma 6:2 naho wakongera akatubwira ngo wese ngo dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Birakwiriye se? Haleluya, 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 haleluya. Tugiye gukura mu buryo bw'umwuka uko byagenda kose. Turabana mu myaka, ariko imbere y'Imana nta bwinjiro bubayo. Mu bihe byashize nagiye mpura n'ibigeragezo, ubundi nawe ndi gusenga Imana ari kubona ibibi, kuko nabonaga ibigeragezo ndi guhura nabyo ari ibyo mama yakabaye arwana nabyo, numvaga ari ibya papa, numvaga ari ibyo kuri nyine abantu bafite ingo, abantu bakuze bafite n'abana. Ariko ndi gusenga, umukozi w'Imana arambwira ngo ese niba wakubwiye ko umwana imbere y'Imana, ukubona wicaye aho ngaho, uriya mwana ushobora gusanga imbere y'Imana afite nk'imyaka 50. Simbabeshye, kubera ko Imana iriseriye ku buryo utabyumva. Imana yo mu ijuru igushaka, inzira zose zibaho irakubona. So tujya tuvuga ngo inzira ziruta imyenge ya supanete. Ubu turi hano mu Rwanda ngaba ari ya myenge ya supanete akakatuza. Ariko murebe inzira z'Imana ziruta iriya myenge. Aho yagushakira hose yakubona, mu buryo bwiza cyangwa uburyo bubi. None bene data aho kugira ngo Imana izaze gushaka mu buryo bubi, twakoze igishaka. Ibi mbabwira ni ukuri,
nta na rimwe nigeze mbona umuntu ukizwa gukora ibyiza abihanirwa. Hari umuntu ukora neza ubihanirwa? Hari ingaruka z'ukora neza? Ariko icyaha cyangwa se amakosa yose abaho, ndabivuga muri iyo sansi kubera ko dufite abanyeshuri, mukwiriye kubaha abayobozi b'ibigo aho mwiga, mukwiriye kubaha ababyeyi, mukwiriye kubaha inshuti zanyu. Ibyo byose nyine icyitwa icyaha nta na rimwe kidahanirwa n'amategeko yagiyeho guhana ibyaha, ariko ukora neza uwo nta cyaha wakoze, nta kosa rero. Haleluya. Hanyuma rero kunde bagenzi bacu kuko twikunda, Imana yo mw'ijuru igarure kwera kwayo mu mitima yacu, Imana yo mw'ijuru gukeka tube abayuda nyakuri, tuba abakristo nyakuri, kandi imbaraga zacu ni imbaraga z'itorero. Imana, itorero ntabwo ari iri ngiri, ntabwo ari iyi nzu, ntimukitiranye ibintu, sibyo? Itorero ntabwo ari iyi nzu twicayemo. Itorero ni abakijijwe bakemera bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hanyuma rero ushobora kuba uri muri twebwe wifuza kuba mu itorero rya Yesu Kristo. Haleluya. Ni ibintu byoroshye cyane kuba mu itorero rya Yesu Kristo. Ni ukwatura ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukareka ibyaha, ukareka ibyo wagenderagamo byose, inzira zose wagenderagamo, niba watukanaga, niba wabeshyaga, niba wibaga, niba wasambanaga, niba warwanaga, niba wasindaga, ibyo byose ukabishyira hasi, ugahamba, ugakuraho nta n'akarusizi. Hanyuma ukamwakira, akaza akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akakuyobora, Umwuka Wera akabana nawe ibihe byose, kandi biraryoshye. Mureke babwire abamenye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza tuzamuka, ababimenye ababihamije tuzamuka. Hanyuma niki gituma mutabihamiriza abandi? Mwe mwaramenye, mwarasogongeye ko Yesu Kristo aryoshye, murabyumva, mwarabibonye. Iyo muri gusimbuka ahangaha mwese murasimbuka mukabyumva, iyo muri aho ngaho murasimbuka mukabyumva, iyo twaje hano mu iteraniro turabyumva, turaryoherwa. Niki gituma abo hanze tutabamenyesha? Kuko si ukwikunda. Haleluya. Ati Imana tubabarire, sibyo?